kuko no byaje kugeraho noneho mu kabari umuntu yakurangira akazi ukamwereka ID. Yego. Ukemera kandi ko muryamana. Akurangiye akazi. Niyo bari bugwembe 10,000 bakakubwira baraguha 7 ibindi 3 urabemba. 3 ni ibyanjye kandi turaryamana. Yego. Ukabyemera bitewe nuko usa rero. Mbega ubugome. Bitewe nuko usa nuko ugaragara anige na boss akubwira ati kugira ngo byene mu kabari kanjye tugomba kuryamana. Nawe ukabyemera kugira ngo iryo 10 ritahe. Yego. Ubuzima none buzakombera ubuzima. Kandi ku ishuri nta muntu wamenyaga ibyubamo cyangwa se struggle zawe. Nagiraga nkasinzira. Arasinziraga. Ntago umuntu yakwigisha ngo ngabure kumenya ikibazo ufite. Narasinziraga. Asinziraga, narananukaga cyane, narariraga cyane. Urizwaga niki? Nyine nabwo asi ubuzima bwo kubyina mu kabari. None kubyina ikintu cyambere kibaho. Agasuzuguro kabaho. Agasuzuguro ko mu kabari. Ukurangiye akazi ashaka ko muryamana. Ubyanze se. Kamubwira tugiye mfite ubuhanga. Ndi umubyeyi mwiza. Ntago bibaho. Ntago bibaho. Usibye nako kazi ko kubyina. Hari n'ahandi hantu ushobora kujya kwaka akazi kugira ngo baguhe akazi kwanza kuryamana na nyirakazi. Yego. Rero byari bigoye cyane mu buzima bwanjyaga buri munsi. Buranjya pe kandi bamanye dukubitana mu mujyi wa Kigali. Twaranakubitanaga, twarahuraga. Ariko ntamenye ibyucamo. Nta byarazi. Nta numwe wasuhuzaga undi. Mwahora nimwe nasuhuzanye? Nyuma yuko avuye mu rugo se akagusigaho ngo mwabaga ntenongeye ngo ushakishe asubire Nyamagabe cyangwa hamagare cyangwa umushakishe nawe. Ntago byakonze. Rero icyo gihe nyigaho ngo mu process ngiye kwibana urumva akazi gatanye no kunanira. Najya mu kazi kakananira ntangira kwiga kunywa inzoga kugira ngo mpagarare imbere y'abantu. Kuki kakunaniraga se kandi icyo washakaga ari akazi gatuma ubaho ukishyura inzu n'ishuri rikaboneka icyakuguraga ko icyo numvise ko ari ishuri kuki katangiye kukunanira? Ikintu cyatangiye kunanira ni imikoranire yanjye n'abankoreshaga yarangoraga ndetse n'abakiriya. Birangora cyane numva nyine ntagiye gucika intege ariko nkabona nandi mahitamo ubati nyine ngo uguhaye akazi buri munsi ugomba kuryamana. Yego. Ni umukoresha nawe yabishaka nawe akavuga ati ngwino. Yego. Bitangira kugusaza. Byaranani icyo gihe mitafata inzira ndongera nsubira kwa mukasama wanjye. Aho ngo watangiye kunywa inzoga. Yego. Divamo ndatsubira kwa mukasama wanjye. Hageze kasama wanjye nyine turaganira nawe nyine ntago ari umuntu wakumva igihe kirekire ariko nawe yaranyumvaga. Ndahaguma ishuri mbanda yahagaritse. Noneho mama rero yaje guhamagara mukase aramubwira ati ubu nisubiyeho shaka uningwa n'umwana wanjye ndumva nshaka konza nyine ukaduhuza. Mama wacu baramubwira ati ko mama we yemeye kwisubiraho akaba ashaka ko mubana ubuzima burimo buragoye emeraze. Ndamwana nta kibazo araza badushakira nyine ibintu tuzazanjyana i Kigali urumva niho yabaga. Baradupfunyikira nyine nk'abantu tugiye kubana. Babaha impamvu. Yego. Twaraje i Kigali mukasamanya bati noneho uwo muryango ugiye kongera mwihuze muganire kandi ntuyitira kumubaza papa wawe ubiretse. Manze nyine muganire nimumara kumenyerana cyane gusa bimubaza. Ubwo wagize 19 utaramenya papa utaranabibaza. Yego. Noneho twaraje ikintu none cyambabaje noneho nkavuga noneho munyungu atari na mama wanjye. Twaraje tugeze 15 tubitse imizigo twari dufite arambwira ngo tujye guhaha ikabuga. Ngibintu ngo nyine ngo tuzajya ngo nyine ngo nsigara nkora turakomeza ikabuga turi na bisi. Tugeze ikabuga imvura yarajojobye. Kumbi mama yahamagaye umupolisi. Namwita nk'umugabo we. Imvura irajojoba afata nyine umutaka arawufungura awushyira imbere nyine yanjye ndamwase ko gushyira umutaka imbere imvura ngiri kugwa ngirebe ngiza idusanga tavuga nta kibazo. Umutaka yawukuye mbona umupolisi amagaze imbere. Umupolisi rero yarazi we mama ngera amubwiye yuko ngiye mba ku muhanda ndi inzererezi. Uwo mupolisi andebye abona nta narahera nyambika ipingo. Bahitamo kwiga strategy yo kuvuga ngo tujye kunywa amata.
mugiye kunywa amata kumba ahubwo turi gusatira brigade turagenda ngiye kubona mbona nyine twinjiye muri station ya polisi namwe basiba mama tuje hano tuje kwabaza iki ye mama yaturitse ararira polisi nyine barambaza iki banyambura telefoni imyenda barambwira ati bugiye hari mama ararira twazanye mama urukumva yaragira avuga ati mfite umwana ananiye uba ku muhanda mumfashe mu mujyani wawe icyo kintu yandegaga ko wananiranye ko nyine kubana nawe mucika ngira gute ku myaka 19 ubaze duherukana afite imyaka 7 aje kuri 19 ngo naramunaniye ubaze nyine ngo naramunaniye aramfunga ubugiye muri brigade hariya Ikabuga mu Gahoromani no bamfungiye noneho haciye mama nyine urumva yo bipfunyishije umuntu barigira ibyo bakubaza wandika nkajya mpora nyine atambuka nyine umumama nasanze marambwese uriya mama ni mama wawe ndashisheka ndabihora ko numvaga cyo babwira mfite ibaze warwaye amahirwe mama ngo mwongere mwiyunge umvaga ko mugiye kubaho neza cyangwa se mugana ifatanya guhiga ubuzima ko nayo imaze kuba mukuru ahubwo mbiyo nesa gukorera baragufunze baramfunga n'imyenda barayinyambura na telefone barayinyambura ubwo naramfunze mu gitondo asohora imfungo hanjye ndasohoka ubusabangana gutemwa kabyaranwe n'ubwo kuri gato nyine nari muto nawe uri kubyumva naragwingiye nago ngana n'imyaka ubwo urimo uravuga ngo nari muto cyane ubu se gutyo ungana uri muto cyane ubu ndi mukuru iyi nicyo gihe undeba mfite 19 ubonaga afite nka 15 baradusora nyine nk'imfungwa ndasohoka komanda ati ngaho da uyu mwana se yaje kumara iki hano ati mama ne wamuzanye yamuzize gukora iki we yaramunaniye ngo yigize imbobo nyine ubundi abapolisi bose buguciyeho agomba kuvuga ko abyumva nuko yabyumvishe nuko bimubwiye ati ngo ni imbobo ku muhanda ariko nyine kandi umuhanda woherukagaho ikimisagara yego noneho umupolisi komanda aravuga wowe wazize iki yemwa ndamusobanurira kuko n'akarere ka Nyamagabe kari kazi ibibazo byanjye ndamubwira ati nimba mbeshye muhamagare meya wacu mumubaze ngo uyu mwana aherukana na nyina ryari ibyo byagenze bite nimwumva koko narigeze mbana na mama mu nzu atari ku myaka 7 gusubiza kimbyara ngiwe mu njyana w'umushaka arambwira ati bugiyemo hariya barongera baragufunga maramfunga ko namaze igihera amaze iminsi 3 mama ataragaruka yego azarira gusa yarazaga karira arego komanda nana babwirize ikibazo yazaga karira nyine ubwo agiye kubwira ikibazo se wababwira icyo kimwe kubufunza ariko azaga nyine arira mubona ari no kurira nyine maze kumenyerwa abapolisi nyine benshi bamwe bagiye banzi unzana agashuka unzaniye amata ayo nguko ubwo ku munsi wa 3 rero bari baje gufata abantu nyine bagomba gukatirwa bagomba kujya ku magereza nanjye baransohora komanda ngera ramwe uracyari hano ndacyari hano ubwo bamagara nyine ku karere k'iwacu barambwira ati ngo ibibazo afite ni birebire ubwo sinzi ko yabasobanuriye gikumva mbamwe ngo sohoka ati genda sabe baze gusohoka mu kazi warihenuye yagato ngifite amafaranga ntabe natike gufite urayira gukura ari geto wari waraseze barakubuza barambuza akazi warakavuye mutingiye kwiwa narabihenuye ahubwo narihenuye namko nambwa ati sinzaga kakoza ko byina ndakarambiwe sinzakagarukamo narihenuye ndangije wari umuntu wampaye rifuti angiza 15 ziremera burano wabyiniye rero nubwo boss yaje bayigiye yigizwa dandi yakubonye gutyo uwo munsi nta kubikubaza ashaka kubikubaza nk'ejo cyane kagira ko bigenza ntabikubaze ndaza naje nk'umubyini mbona afite ikapu na telefone umubyini yumuje mu kazi ati ko dufite abyinyi buzuye none umusabye ndabite ndamwati basi mushake 15 ariko nagira ngo byibura buke ndimura ako kabari ubona ahantu urara urumva gana ndi burari navuga ati rero ntago gibiri bukunde turagwa stage y'ubuntu ntago turi bukwishyure ndavuga se ubundi ndabyanga ubundi nge ndararaye ndavuga ati nta kibazo ndabyinnye icyo gihe hari abaturikiya benshi bari baraje mu Rwanda akajya nagira udufaranga nagira 15,000 ndavuga tanga ndasakiwe
Ngiye gukodesha icyumba kimwe 15 babiguha kuri stage urara mu kabari uraprofita cyo tanagenda bihereza umuntu amakageto kamwe urambye amaguru agasohoka cyangwa mutwe natwanjye ndambura igitenge ndaryama hasi kwisima ndakomeza n'ubundi subira ku ishuri umwarimu wanjye yanyigisha garazi ikibazo mfite warakomeje ishuri nta nubwo bangoraga bitatu nibyo banyakaga byonyine byo natangaga noneho rero nyine ndakomeza ndiga ubuzima buncaririra njya mu kazi yakuza amayoga kugira ngo mbashe kujya imbere y'abantu wumva gutangwa inzoga nta na kimwe gishoboka urumva nagiye gupfundura utubere nkabona abantu bose nyine bari kuva katurana indaya kandi bari cyo cyane nangaga kwitwa mu buzima kwitwa indaya naracyangaga ndavuga ati bazi ukuntu abantu babandi babona ndi indaya babona nyine ndi umusambanyi nyine nkumva kandi uri guhiga ubuzima n'ibibazo byose wanyuzemo none ava stage mu munsi ndakata gusinda ngo doyo ndanga akufita akabavu gato we mana nkumva rundihebye kansa kunywa inzoga ku buryo ukubwira ntabyo uri bwibuke none kirenze rero bura akamubwira inzoga nago zitana n'agahinda hari igihe wowe wikomeje ubatango ndiburira ariko wanywa inzoga mana ugahiturira inzoga n'agahinda bishoboka nta nubwo inzoga zigufata niyo wanywe zingana gute ntabwo zigufata ahubwo kuzinywa ni kurira warazinywaga noneho agahinda kakiyongera kandi abantu banywa inzoga bavuga yuko ngo zimara agahinda ntibazakubeshye ngo iyo unyweye inzoga ngo uhita wibagirwa ibibazo ngo uhita ujya muri mudu ngo utinyuka ibintu abantu benshi bazinywa bameze batyo ntibazakubwiye ngo utinyuka umuntu inzoga ngo zigaragaza wowe uriwe warazinywa ukabwiza abantu ukuri Yesu inzoga ntabwo buriya umusinzi bavangwe umusinzi arasara akagwa ku ijambo umusinzi ntabwo inzoga ari nziza abantu bavangwa ibibazo ngo inzoga ikubyukiriza ibibazo n'icyo wibagiwe kikazamuka kuvuga ati bwa buzima ugatangira bukicanga ugatangira ukarira ukajya ku kazi ati nako ndi bugiyemo n'ubundi se ko namenyereye kuba wisi kumva nyine biragucanze ahubwo ati se biragenda bite ariko isabe ibaze gukura nta muntu ukubwira ngo urabizi iyo ufite umwana w'umukobwa uramwigisha ukamubwira imyororokere ibiki ibyo witwara gutya uzirinde ibi n'ibi ibaze gukura nta muntu ukubwira ngo gira gutya ubyimenyera kuba mfite umwana umwe gusa indi ntwari ntakafite nka vene ubundi ubwo nyine akazi ndagakomeza ariko naje gukundana n'umuhungu abantu bade ibibazo ndakure n'umuhungu nzi ko ibibazo bigiye guhagarara vuga uti nibura nzajya muririra tuzajya tuganira gera kure n'umuhungu nzajya mujya ndakure n'umuhungu nkumva ngiye gushaka n'umugabo kuko ngiye numvaga ikintu kizanyiza mu buri ubuzima ari gushaka umugabo ibaza gutekereza gushaka umugabo ufite iyo myaka ukava muri ibyo bibazo na mbere yaho rero narabitekereza ko ngomba gushaka umugabo kandi ndi muto nyine nkumva urugo ruzankiza nkumva urugo ruzamfasha ibibazo nakundanye n'umuhungu rero turakundana twamaranye imyaka 2 rero urumva iyo tukundanye n'umuntu bigeraho ukamwibwira akakwibwira mukabwizanya ukuri reka nzamubwira amateka yanjye rero urarayarambura Yesu we cyakora nsuhuje ba mabukwe nuko ndabasuhuje umunga ati jewe numva nashaka umuntu utagira yava n'aturuka numva bishoboka ati gendere ibaza umuntu umva twahoranye muri ubwo buzima dufite twaye ducanamo ariko mubwiye amateka yanyu maze kumwibwira uwondiwe burujya kubwira umuntu wuriwe wamaze kumwizera hari ikizere yakweretse uramufungukira yego ko reka zabikoze iwabo bari banakuzi uwo mukobwa pe ni mwiza tubyarira umwana mwiza ariko oya niyigendere ntabwo twamwemera rero ndavuga ati rero mutarabyarana ndavuga ati rero uyu muhungu niba avuze nigendere ni wabo n'uzaza nyuma niko ameze rero ikintu kigiye gukurikiraho ngiye kubyara wumve abantu bigerekaho imiruho ngiye kubyara simfite epfo na ruguru niwo mwana sinzana nzamubyarira ntabyo twapanganye wowe urabipanga wenyine njyenyine ndatwita abantu twishyiraho imisaraba sintwise kubyina byo birahaga wabyina se utwite kandi ari wowe wavuze uti reka mbyare nibura kwanza nkemura ikibazo cyane sintwise ubwo naratwise ndavuga ati nintwita nzaba mufatishije azajya aza nyine kureba umwana yishyura ibiki n'ibiki cyangwa tuza tunabana urumva ntabwo numvaga nta famiye yakwanga umuntu uwo mwana ndavuga ati niba nimara gutwita nzamufasha nzamugaruye
reka nzatwite noneho kubyina bihagarare, kwiga bihagarare, ntangire kuba mu rurabo noneho ubuzima bumbere ubuzima. Ururabo ni uruki? Ngiye mfitana nabaga ururabo n'umwe njya kuhasura. Sonatube. Uba mu rurabo ku muhanda? Wowe usohoka muri ka kazi? Urumva narabyinnye indi ifite ameze nk'3 ntangira gucika intege. Biranga bivamo none njya ku muhanda noneho neruye. Ureke bimwe navugaga ngo ndi bwoge, ngo umusore atanseka, ngo abantu batanseka, itaje gupfunda tubere wawo mfitanye kugenda n'isoni z'abantu bakubona. Noneho nderura njya ku muhanda. Ururabo narubayemo. Narubemo ndi mfite amezi 3. Noneho ikintu nakoze naravuze mu bya Kigali nta muntu nzi, ariko uyu muhungu twakondanye iwabo bashobora kuba banzi na karitsiye abamo baranzi ko nziranye nawe. Reka ngiye muri ururabo ningira ikintu byibara n'umurambo wanjye bazawurangisha. Ngo hari hafi y'wawe nyine? Iyaho yakoraga ahubwo kuko avuka mu majyepfo. Ndavuga atanga niho ngiye kujya. Cyakora nshimira ko zo mu rugo. Umukozi umwe akiba nk'ibiryo akabinzanira nkarya muri rwa rurabo mu mwenda umwe mu gasharupe nkaryama. Buriya umuntu avuga ngo ngatinya ngijoro kumva ibisambo ngo igikoko. Uzwe ibibazo byabaye nta n'umuntu wakwica, nta n'inzoka yaguca igatambuka ntiyakurya. Nta kintu kimwe kigeze kikugerera nabi? Ntajya. Ariko bundi abajura n'imbwa twaranaga ku musozi, abajura kancaho, imbwa zikancaho, inzoka zikancaho mu rurabo. Mvuga tangaza ntunagirirwe nabi. Bajya bavanga iyo abakobwa baba ku muhanda baba bari riske z'uko hari abagabo baza kubafata. Ninde so bagufata ufite ibibazo? Ninde wakugwa? Nubwo yaba ari musazi, nubwo yaba yasinze atakakureba, kandi ururabo rwabaga rurano ku muhanda, abasinzi bazamuka bahitagirana. Ntacyo nigeze mba. Ndahaba pe. Hari ahantu urumva nabaga Sonatube niba ahantu bita muri Afurika y'Epfo hazi Sonatube kuri Nirake. Hari igishanga gihari. Umuntu ajyaga nkagenda uhanyuze umuhanda ujye Kabeza ngira ngo uya uri kuvuga hati iba ari kuri Nirake. Hano hakuno. Hano bashenye. Yego. Niho najyaga. Yego kuri community. Hano najyaga nkarero nkamisa imyenda nkiyambura byose, nkamisa tukuma nkicara ngongera nkama. Na gise ndabari kundeba. Nawe pe. Nifite inda nini noneho mfite igara rito cyane. Noneho ku mezi 6 hari umuntu umuvuga 3 yamaze ku muhanda. Ego cyane. Hari umumama w'umucecuru ba muri community. Yahari yanciyeho kuko atuye hariya. Ubwo ntangiye kubyimba amaguru. Ancaho hari umusinzi wituye hasi uruhande rwanjye. Araza aje kumwegura nanjye hita mbona. Amweguye amagara abahungu bari aho ngaho baramwegura nanjye batabamfata. Ngiye batabanjyana muri community Emmanuel. Muhari am imbere muri kiriziya. Yego. Agenda nkira umupadiri pam ibyo kurya. Noneho kubera ko menyereye kugenda no kuri kwigwa nicaye aho ngaho ngiye kuri sima n'amagara arabyimba nubwo kabirananira. Baragukize ngo habe? Buya nyine urumva yaranzanye minya yaje nko kuncumbikishiriza enda bugakende. Avuga ati reka tuze kureba ukuntu ibigena mu gitondo. Ngo mukecuru aranzanye barasenze arambwira ati genda muri chapelle wandika agapapuro andikira Imana ibyo wumva ushaka ubundi turaje. Nibajye bakaganira iki simbizi. Baza nyine baramfata baranjyana baba bafite amashambure baryamamo maze gusenga. Bakira mu cyumba ndaryama. Mu gitondo shano none nibwo naryamye ku buriye ngasinzira. Gitondo wa musore waguteye inda ntiyagwintiye nabyibukaga. Kandi aturanye no mucecuru nanone. Nawe tunye no mukecuru atoye neza ko ntago yaramuzi. Ubwo mu gitondo baraza barandeba none ubwo uko birananira. Birananira pe birananira. Ibintu byose birateranye. Harimo uyu musaza ufite imvi nyinshi bamutangarambe. Nawe baraje n'umugore we bahitwanyana kwa Gasinga. Saba abantu ntazi banyukira 150 nta mituweli nta kico nta kujyana kwa muganga. Baramvura bongera nshamye community. None bambaza imva n'imvano. Bakugara muri community muganga. None urumva community yose iterana yose bambaza imva n'imvano yanjye aho nturuka byose ndagutenda byose ndabivuga. Amateka y'urungiro urayara. None nyanyasubiramo. Uyu musaza ngarambe yaragihari.
yari agiye hari nitwaje bari benshi bari benshi cyane ariko meteyemo Ngarambe umugore we ni benshi cyane baraza twicara nyine batangira kumbaza byose ndabasubiriramo ikintu cya mbere bakoze baravuze ati tugiye kuguza na mama wawe wumve mama yari yagusize muri gereza muri kasho yego ntiduherukana ndavuga se mama ndavuga se ubundi nimbyanga ubundi bwo ndagenda guma hano ndavuga ati nta kibazo mama baramuhamagaye mama aramubwira ati turagushaka mama araza aranyigarama ati yaravuze aravuga ati ntago nabana kusha kubana n'uyu mwana yarananiye yabaga ku muhanda nyine akomeza tsimbara rya jambo n'undi yavuze muri gereza rangije rero bongera none bahamagara Inyamagabe babaza amakuru yose mukase wa mama wanjye nyine avuga ati aba ku bana byaranze